Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Today twagiye ahantu bita Ibatsinda. Jimmy, yo ahantu urahazira? ahantu y'abantu ariko hari klima yatari. Mbona abantu benshi bakunda kuhakorera utuntu. Niyo twavuze ngo tuhagire turebe ibyari byo muri za street zacu za buri munsi. Turebe ibyari byo. Umeze fresh ariko Jameze bon, meze bien ndashimira. Ni icyo dufitiye umunsi none ora. Ebana mbere na mbere reka banze nanjye mbahereze ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu hano ni kuri Yana Media TV. Na hano tugenda tugira ibiganiro bigiye bitandukanye. Ku buryo tugenda tuganira n'abantu batandukanye ku byerekeye iyobokamana hanini cyane ariko nta nubwo bitubuza kuba twareba no mu buzima busanzwe bagwanye turebe ibyari byo. Yes, ubushize twagiye ahantu bita Inyacyonga. Twatuye kumwe na Karumuna. Uyu munsi sinzi icyo yabaye. Karumuna buriya yabaye umunyamasengesho buriya. Hari ukuntu aba ari kuvuga ati reka mbanze njye mu cyumba njye kureba ibyo yabaye pasiteri. Ni muri urwo rwego rero twamanutse n'undi tuza hano turi mu karere ka Gasabo. Of course akarere kakunze kuba karimo impano nyinshi cyane kandi tuzi neza n'amateka yandi gafite ko niho iki gihugu turimo gikomoka. Niba abyuka neza murabizi ngo u Rwanda rwa Gasabo aje tangiye tubyinire nka masegonda none. Abasegonda inshuti yacu cyane nawe ahari turamusuhuje cyane. Ajya dutwikira umuntu wacu. Uyu munsi rero n'undi ahantu tugeze tuhasanze abantu n'undi batandukanye cyane dusanzwe urubyiruko. Reka turebe uko bagiye kutuganiriza kandi turabizi neza ko muri buze kuryoherwa. Yes, this is episode 2. Kuri content yacu musanzwe mumenyereye ya Gospel Streets Quiz, aho tujya tubaza abantu ibibazo bigiye bitandukanye aho tukaganira n'ibisanzwe entertainment muri rusange. Yes, kugira ngo abantu tubashe kumenya ukuntu babayeho hano hanze. Yes. Ariko ntago turi yo hano mubatiza. Ntabwo ari amakuru yo muri quartier. Gusa nawe ndifuza ko waza kwegera uruhande rwanjye gato kugira ngo usuhuze abantu badukurikiye ko bashobora kumva ijwi ariko se batari kuvuga bari kuvuga bati se ubundi ari he ko turi kumwumva avuga gusa ubundi nyawe ari he. Ase ubundi ni ngombwa kuzara ubundi ko banzi baba bagukumbuye byuza akabona. Yes, ko Minyawe Lamberto ninge tugiye gukorana ikiganiro episode y'uyu munsi. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose turazikoresha. Instagram, Facebook ndetse na X yahoze yitwa Twitter mbere. Hose ushobora kudufollowinga ndetse ugafollowinga imbuga zose dukoresha ukajya ukurikira content zacu, post zacu tujya tukugezaho kugira ngo ujye umenya byinshi bigiye bitandukanye ku bintu tugenda tukugeza. Tubafitiye amashow menshi tugiye kujya tubahereza ayo ibiganiro bisanzwe muri studio ndetse na state gutya kugira ngo bashe kujya mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, kandi umunsi ningiye ugiye kuba ndi kuri kamera none. Noneho wumva ishusho arabafite. Wumva ishusho none uyu munsi wa mugabo. Kandi ntimwibagirwe gukomeza gukora share na comments. Aho hasi hari ahantu handitse share, mukomeze muhanahana link kugira ngo ubutumwa bukomeze bugere ku bantu benshi. Turabise neza yuko natwe tuzabatenguha twaje tuje. So reka rero nakire abatumirwa bacu b'uyu munsi. Right, nkuko nari mbabwiye rero n'ubundi abatumirwa bacu b'uyu munsi turi kumwe nabo. Reka ntatinze dutangire twibwirana kugira ngo tuze kugirana ikiganiro cyiza twese tuziranye. Yes bro, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Meze neza. Witwa nde? Kubwimana Felicien. Witwa neza Kubwimana. Ababyeyi bakwise neza rubizi. Nawe nse nta kwanga kwita nawe. None wowe bakwise neza. Urumva ko
papa waragukunda yakwise neza. Hanyuma se bro wese biteze shani sawa kabisa. Amakuru yawe Makuru ni meza. Yitwa Japhet Mafia ubundi nk'ibisanzwe n'akaritse barabizi hose. Witwa Japhet Mafia OG. Ari bamazina rukirangamo. Ayo mazina urumva nyine abariho n'irya gatwiko ntago nakiraburiza nk'umuhungu. Japhet. Yo. Urantunguye bana. Witwa Mafia? Nitwa Mafia ubundi. Niko bakwise. Niko fata mikoro nta kibazo. Ntarebe. None se ubwo ngubwo kuki bakwise Mafia? Mpamvu banyise Mafia nyine nuko banyise Mafia. Iyo nanjye si nyine nuko umuntu ababona kabata umwana wanjye n'ubundi vuga utabyinisha mikoro nta kinyine iri hamwe to kugira ngo ijwi ryawe ritaza kwangirika. Ijwi ryanjye ritaza kwangirika. Ubundi ndabizi neza ko ari rizima. Unyizere nta kibazo ariko sindi Yesu. Ariko wizere ko ari rizima. Ayo wizere umwana w'umuntu nawe urabizi byaranditse. Ahabwa umugisha. Ahabwa umugisha. Aya Felicien. None se bro bimeze bite? Urasenga se? Nsengera mu mutima. Usengera mu mutima? Umutima se ubwo noneho ubwo ngubwo noneho uranyije. Umutima se bahasengera gute ubundi gute basengera umutima? Hari ijambo rivuga ngo akanwa k'umutima k'umunyabwenge kaba mu mutima, umutima w'umupfapfa mu kanwa. Akanwa umva mwereza bikarambwira iryo jambo akira mfasha ubundi wicaye ijambo riravuga ngo akanwa yegereza mikoro nta kibazo. Akanwa k'umunyabwenge kaba mu mutima. Yego umutima w'umupfapfa mu kanwa. Cyakoze ubu ngubu byuze urumva akantu ka mbere genda gatahanye. Ahubwo nukumenya ngo umutima wanjye aho nturi mu kanwa. Unacuze neza uraharyo wasanga uri mu gutwi. Kubera yuko buriya ibintu byose ni magirirane. Yego. Hari igihe utekereza ku kintu ugasanga si cyundi ari gutekereza. Ubwo ngo Imana iza kuturema twese kaduha ubudahangarwa bwo kuba buri muntu azi ibyo mugenzi we atekereza. Shaho mve ngo ibintu abari hatari wa kintu. Imihanda yose abari zaso usimbuka bahita bakunyererana. Ni ngombwa ko ugenda wimanukira uvuga uti nta muntu uzi ibyanjye mana. Niyo mpamvu gati akanwa k'umuntu ewa hose kabayo. Hako se gihe ndimo natongorwa ko numva ibitekerezo byanyu nyine bise bimera nkaho bihura cyangwa mwamuva indimo. Oya indi za bose siko zitekereza kimwe. Bafite ibyo atekereza nanjye mfite ibyanjye. Kandi mbisa numva bihura neza nkuko nyine ambwiye ati akanwa k'umupapa amagambo y'umupapa bahehe mu kanwa siko waruvuze ra. Hanyuma umutima w'umunyabwenge ukaba akanwa k'umunyabwenge kaba mu mutima. Urumva kuba tutavuga se uko imitwe irimo ubusa umutima wacu yuzuye amaganya. Yagora umenye none nanacanganyukiwe. None se ubundi bo ndi kubyumva ijambo wizereyemo. Nese ubwo muri rusange ryizanye mu mutima kugira ngo rigeremo aho ngaho kugira ngo rikugeremo byaciye kuri indi. Urange narize. Warize? Nasomye ibitabo. Ni ibihe bitabo wasomye? Ibitabo by'amateka. By'amateka. Ukunda gusoma ibitabo? Ubuse ni nk'ikihe gitabo wenda cyafasha umuntu nyine kugira ngo amenye nk'ibidengenanye n'iyo mitekerereze ufite? Urugero rwa hafi Bible Bibiliya yera hari amagambo ukuramo wagenda akakugeza kuri byinshi. Tutaye ku by'abantu we bagenda bakubwira. Bibiliya yera. None se ubwo iyo umbwiye ngo Bibiliya yera ubwo mpita numva ko uko biri kose uri umukristo. Oje. Muri iyi minsi umbwiye yuko uri gusengera mu mutima. Hanyuma se uteranira he? Ngewe ubu nahangaha nahazanywe na Nyagasani. Inahangaha kuko iyo Nyagasani atabijyamo ntabwo tuba duhuye. Byo ndabizi. Ariko se nyine guterana nyine kwa kundi materaniro kwa kundi abantu bahura bagasenga urumva sengera kwa padiri. Bivuze ngo muri Katolika. Sibyo? Bivuze ngo nawe wemera Yezu ko ari
reka ngufashe bivuze ngo nawe wemera Yezu ko ari umwana w'Imana ariko koko n'umwana w'Imana niko byanditswe ntago nari impari avuka wese ubyizera gute ngyizera ko n'abakurambere bacu ariko batwigishije warega twavutse tubisanga mwabuze twavutse dusanga ari iyo myemerere bafite ubwo rero utayigendeyeho wakumva ari hatari none se ntabwo wigeze uvuga uti wenda reka nshaka nkora ubushakashatsi menye niba ibyo bintu abo batubanjirije batwigishije ko ari byo koko nawe wisukomereza wizera ibyo ngibyo ntabwo wabura kutabyizera urebye ko ibintu usanga baranditse n'ibyo natwe ukoze ngo ujye gukora ngo ushake ubushakashatsi bwawe mpaka ubigezeho n'ubundi wasanga aho uri kujya inzira zihura none se harya mbwe yitwa Jafet Mafi ni Mafi ubundi original names ese Mafi wowe usengera he yewe sha nungu narindi gusenga hano ruguru uvuze ngo bo ntabwo nababwiye ariko turi ahantu hafi iyo hano mu butayu basengera ubwo Mafi yari yigeze mu masengesho ni ahantu Imana itaba ese Mafi wowe uza mu butayu wenyine mba ndi kumwe na mugenzi wanjye cyangwa se hari abo dusengana Felicien mwari mwazanye Felicien yaje agenda sinzi ahantu yari ajya ko nawe nahise mubwira ati ngwino mu bwami bw'Imana rwose bw'Imana hano tuba twesheje none se Mafi ubundi hano of course ni mu butayu haza abarokore sinzi neza ko wapfa kuhabona umusilamu cyangwa se wenda bafite ibindi myemerere se abarokore ni irihe jambo riri kumfasha muri iyi minsi ijambo riri kumfasha se kintu ibintu byose mba nekereza ko mba numva ari bimwe nyuriramo nk'amasegonda 20 umbwire nyine kugira ngo nanjye byuze ngira akantu nkukureho kamfashe nyine nk'umuntu nsanze mu butayu n'akantu kagufasha ko numva ko nta kintu amagambo nakuya nta kintu yagufasha se ubundi ubwo ngubwo nimba nk'ubu ngewe wenda naje gusenga mfite matatizo zanjye zanzanye sibyo rero kugira ngo utekerereze umuntu ibintu bikuri mu mutwe nabyo byaba ari zaso bisaba kwihangana ukareba ko n'umuntu urabibwira rigara byumva none se ubu ngubu nk'umuntu wari waje mu butayu uje gusengera izo matatizo zawe bo ubu ngubu amasaha ari kurangira buri kwira uri guteganya gutaha ubu ngubu ndi guteganya gutaha nkijugunya nkajya muri buriya buriro urabizi bari hatari none se ubu ngubu nk'igihe wahereye nyine urimo urasenga usengera izo matatizo hano mu butayu wijejwe n'iki yuko isengesho ryawe ryagezeyo nabyizera kubera ko igihe maze hano ni kinini Imana yabyumvishe nk'uyu munsi job uza ko wallahi nasenze nasabye neza kandi ndabizi neza ko ejo nzabona akazi wow urumva ufite kwizera gukomeye kwizera ntabwo byabura none se Felicien yo mbwira wambwira uti nasomye Bibiliya mbwira uti urambwira uti wenda abakurambere ba kera twasanze bizera ibi natwe turabyizera ubu muri iyi minsi nire jambo riri kugufasha kwihangana bitera kunesha kwihangana bitera kunesha Felicien wihangana iki ibibazo by'isi asiko mbona ukiri mujene ubundi ni nk'ibihe bibazo ufite ubundi uri kuvuga uti ubu ndabyihanganiye noneho ko mbona uri umujene ni nk'ibihe bintu wumva bikwiye saa sita nari ariko sinzi ko nijoro ndi buryo nicyo kintu ndi gutekerezaho ariko na Yesu yamaze iminsi ngaho atararya nanjye ubu nizeye ko Nyagasani agomba kumpangira ko niwe wandemye Yesu yamaze iminsi ngaho iminsi 20 n'amajoro 20 none wowe nta n'umunsi uramara uvuze ko saa sita wariye ariko hari n'ijambo ritubwira ngo umwana w'umugore ntabwo akomera nk'umwana w'Imana sibyo bintu biba umwana w'umugore wabyaye n'umugore arahagera agateshwa kuko n'izo mbaraga ntazifite none se umwana w'umugore n'umwana w'Imana batandukanira
ubu se ko yamaze iyo minsi ubu ngiye namara 5 butarirenga. none se ntabwo bivuga yuko Yesu nawe yabyawe na Mariya? Aha yahumekeye umunande. Yahumekewemo n'Imana. Nge nahumekewe umunande n'umwana mama wawe nawe yahumekewemo n'Imana. Reka da bose atashatse papa ngambyara abiwabo. none se wari uhari? Oya ibintu nanjye mbona erega ni ibintu bigaragarira ijisho. Ni kimwe uko baba bavuga ati umugabo ashobora kumara, umugore ashobora nko kumara, cyangwa umubyeyi ashobora kumara nk'ibyumweru 2 atarya wenda, ariko ku mugabo iminsi 3 yonyine aba yabaye inoge, nta nubwo waba utera utamwe ngo ukunde kugenda. Ubu bivuze ko kubera ko Felicien yari yasasta ariko atazi niba nijoro ari burye, niryo hungabana afite. Ubu tuvugana ubu ngubu yatangiye kuvuga ati noneho birarangiye. Yahungabanye byabaye ahubwo. Ubu ngubu nta n'ikindi kintu kimuri mu mutwe. None se Felicien ubundi ubusanzwe ukora iki? Reka nta kazi. Nabonye kirakaye ubwo nabuze n'ibicupa umunsi ntora, atari ikibazo. Umuvandimwe yavuye ku gahigo ubuse noneho ngiye baranguriza. Ni ikibazo. Ariko Imana ugira ikibazo kuva wizeye Imana, burya uwizeye Imana aba afite byose. Kuko Imana ikintu dusaba iratubwira ngo tuyizere, sibyo? Ubwo rero uyizeye aba afite byose. Nk'uko Mafi yarari kuvuga ati ubu ngubu niriwe nsenga ariko ndabizi ko ejo hari ikintu Imana ishobora gukora. Ubundi ibyo ngibyo icyo cyizere ni cy'Imana dusaba kugira ngo hari n'igihe umara nta kumweru utajya muri job, ariko wakishugunya y'umunsi umwe wakintu iminsi ngaze vuba ushobora kwijugunya y'umunsi umwe ugatocyura nk'izo tarani cya veni ukazigenderaho 2 randiro dataza kugutera akantu kagakomango. Subizi ukuntu baba baritukuje abarandiro dabari zandura umwana sikuno burabajya banje mu mutwe. Nese Mafi ubundi wowe nyine akazi ukora wenda abantu bakuziho ati wenda iyo twabonye akazi kanaka turaguhamagara, ubundi wowe n'icyo ukora mu buzima busanzwe? Yewe buri akazi kanje nkora mu buzima busanzwe nabanje kuba umusuderi, ako kubera mani n'Imana nyine nayo bitabyumva neza nza kwishugunya nisanze mu bubaje. Ubuzima mvise mba mvuze gutyo mana, nukuvuga ngo hari nk'igihe umuntu ajaza nka gusenga icyo umuntu asabye Imana wenda niba ari kimwe dore bisaba kwihangana, wakinuye ubuzima bari hatari shiduka nisanze mu bubaje. None se wakinuye njya numva na Yesu yari umubaje. Amakuru wari uyazi? Sibye kubyumva gutya ariko nago ndasobanukirwa. Nari ngeze ngahari wenda nibyo byaba byaraguhaye igitekerezo kugira ngo nawe ujye mu bubaje. Mu ububaji uri ububaji nge nabukuye ku gisogokuru cya vie wanje umbyara. Vie wanje papa we yari umubaje, kora buno umuntu bw'ubutaburete ubuki nanjye nza kubyisangamo nazi kari karande y'umuryango mane. Akubu ndashima kuba ngiye narese ninjira mu muryango. Ubu nawe ndi umubaje. Winjiye mu bubaje. None se umuntu wanyeneraho yavuga ati ngwino nkorera aka kantu ni vuba vuba. Akazi kanje ubu n'ububaje. Akazi kawe ubu n'ububaje. Hano mu gakiriro ka Gisozi. None se ibiri abantu bajya bavuga ngo kubera nyine urabona igorogota ujya wumva ibintu Yesu yahuriyeho nabyo? Ntango njya nsoma Bibiliya. Ubu se iyo waje mu butayu uza witwaje iki kugira ngo nyine kize guherekeza isengesho ryawe? Ngenza nitwaje umutwe wanjye. Umutwe iyo unze nkutwaye haba hari mu bwonko. Mu bwonko bibiri mu bwonko nibyo nsenga. Kandi ngasenga nizeye. Ntago njya rero mvuga ngo nzanye birango ndeberemo ijambo ry'Imana kuko nubundi byo mba nje gusenga niyo byaba bitari mu buri Bibiliya, ariko ngiye mba mbyiyumvamo. Nose biravugwa yuko ngo hari ukuntu ngo ababaji cyangwa se abafundi muri rusange ngo nyine baba batizeye neza yuko bazabona ijuru bitewe nuko nyine aribo babambye Yesu ku musaraba. Urabyumva ute? Izo boro baba bakubwira n'ubusurira ibintu byose twe dukora, buri muntu aba afite igeno rye wakintu. Boro baba bakurabura ujye wumva ko baba bakubeshya ijuru tuzarijyamo. Hari umuntu se waje avuga ati
ubundi ikintu cya mbere umuntu aba atekerezaho uba uvuga ati nje kuri iyi si, ariko ntabwo noneho uhita utangira guhangana n'ikizame cy'iki cy'ubuzima ku buryo uzavuga ati ejo bundi nzijugunya nimba n'umupeti wanjye yarara hano hafi birangire, uvuze ati dore akantu namumurikiye nk'umwana wanjye, ese uzajya gukora uvuge ngo zose uraza wahise ujya mu gusunda, ntabyo kujena ibiceri aba ari ibyashaza amana. Felicien, none se ubu ngubu wowe nyine muri rusange n'icyo uba wumva wenda utekereza wenda byo kuvuga ngo wenda reka nanjye mbona ikintu cyo gukora, usibye wenda kuvuga ngo nagiye gusenga ngo ntegereje ko Imana ikora, ubundi wowe uba wumva nyine wakabigenje ute kugira ngo ubone ikintu cyo gukora? Domaine yanjye se nitwaraga akamoto nkora impanuka barakajyana. Amahirwe wayakuye Paul, wakoze impanuka moto barayijyana? Nayitwaraga mu buryo byangwa byari bitaruzura. Kandi bibaho kandi wihangane n'ubuzima, ibyiza biri imbere. None se ubu ngubu ni mu gihe cyose wenda muri experience umaze kugeraho ubuzima, nirihe somo wakuyemo mu magambo makeya? Isomo nakuyemo ukora ibintu hubutse ntabwo ugerayo. Yego. Pole niwo mwendo. Ati pole niwo mwendo, ntabwo wavuga ngo ibintu byose urabitwara hubuhubu uvuge ngo uzagerayo amahoro. Urumva nawe yayagize amahirwe wenda yagiye no kuroba gutyo mu muhanda, ahubwo nyine kwaguhubuka kwiwe nimba byarangiye yijugunye nawe agakora impanuka se. Ariko wasanga wenda impanuka yakoze wenda itaramuturutseho yarayikoreshejwe. Ibintu byose dukora ntabwo ariko tuba twabipanze. Nese ko umuntu avajo avuga ati mvuye mu rugo ngiye guhiga ibirayi, ibintu byose bikuberaho mu nzira ntabwo ari kuba wabyiteguye, ariko nanone bisaba kuba maso. Ikinyabiziga bari ikinyabiziga rega wakintu no kubisengera. Gusenga iyo uvuye mu rugo ubundi hari nk'abantu baba bafite nk'abagore mani, ugasanga umuntu avuye nka homo aserereye na madamu kandi buriyo aserereye n'umugore, nta nubwo wajyana umutima mu kazi wo kuvuga ngo ugiye guhiga ibirayi, n'undi wayiremaritsemo za boro z'umugore abasiza gutesheje, ubu nawe nuko wasanga ariko byari byagenze. Nase arya mafi ufite umugore? Yewe kuba mfite umugore ubwo ntitunabigarukeho, ahubwo mba n'umuntu atanashaka. None se niki cyakwihebeshe bigeza wigeze umushaka birananira? Oya ntago ari ukwiheba, ahubwo nuko ariko umuntu nyine buraba agitekereza barasanga ibitekerezo Imana izabihindura. Wenda nanjye ngashaka umugore, ariko ntago ari vuba aha, mu myaka nk'irindwi iri imbere. Ariko urumva ko icyo gitekerezo mba nyifite. Ndumva uzakidanura dinga. Saba kucyapurodinga. Abakunzi bacu rero urumva yuko ntabwo byoroshye hano hagati ya Felicien nanjye na Mafi. Ariko se reka nkubaze Felicien, nyine icyo gihe ukora accident nkuko Mafi yatubwiye, hari ubwo wari ufite stress uri mu rugo? Umugore rero gute stress? Umugore? Reka nta n'uwo nteganya. Ni ibindi bibazo byanjye. Umugore ni stress. Aho ntago mandeba kuri bagara frere nkavuga atave habegeye rwacitse nambutse. Ukavuga utereka reka mu geso bwiyo. Bwino ntiburera. None se giye nyine ikintu kiba kinjanga. Urabona turi urubyiruko muri rusange sibyo? Ubundi nkawe Mafia mwene mu bigaragara ntabwo uri mukuru cyane sibyo? Yewe nta nubwo ndacyari mutoto ndacyari muto nyine. Gute wumva nyine ufite imitekerezo yo kuvuga ngo abagore ni danger y'uko kuva nyine tubibona? Wakintu ni ukuvuga ngo hari nko mu gipanga ahantu mbashumi, ariko buriya ntago bajya bavuga ngo bararyama. Noneho nibura nge nzagira amahirwe nishakira umugore utanywa wenda nk'inzoga, kuko none iyo mwese musoma agacupa ubwo ni hasi hejuru, nta bintu byo urijugunya ugasanga aguruka kurenza igisiga. Ako se none se ko basigaye banadukomara. Hari ibintu bavuga nyine ko
ubundi nta rugo rusa n'urundi siko tubizi se gusa abantu bose baraguruka ngo nuko banywa amayoga n'ibiki hari ngo twigiraho hari ticaza mu rugo rwanjye ngo mure nkuko rwa runaka hari urwo usanga bari mu mijugujugu kavuga ati reka niba ari kure bizagenda bivuye ngenda ni najya gutera ubwoba ko ruhaba jewe none se Imana ishimwe ko mwembi mwambwiye ko muri abarokore wenda ndiko expectinga yuko wenda mutanywa inzoga kuko cyane cyane ko mu gitabo kiyobora abarokore Bibiliya handitse harimo ijambo rivuga yuko vino cyangwa se inzoga nyine ari umukobanyi sibyo nyine nihe nama watanga wenda ku bantu nabo bafite ubwoba bw'uko bashobora kuzashaka bikananira kubera yuko urabona hari ikintu kibyica ugahura n'umutoto yivira ngiyo za Nyagatare nawe wivira ngiyo zaje ari muhuriye Karuruma timemeze gute sataka nimero ewana simugiye mu rugo ntago uzi uwo mukobwa kunateye ubukwe n'ubwiryo joro yakubita kurenza jetiro ubwo rero wowe wa mugabo yewe byaba bikubayeho none se nyine ne wavuga uti reka byibuze mbanze nitonde nkuko mwari muri kubimbwira mu kanya ugashaka nyine umutoto mwiza sibyo wenda utanywa izo nzoga cyangwa se unywa mu rugero niyo yaba mutazakora nubwo yaba ari umurokore umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka kuko ugendeye ku isura bwo urahavunikira agasebeda ibyo akubwira ni uko Imana ishimwe rero ko mwahisemo neza kubanza kwiyegurira Imana tukabitega amaso aho ibintu byo guhubikira ingo pe ntabwo bigitwika ariko nta kibazo ubwo mwaretse guhubukira ingo mugahubukira inzira yo kugana Imana sibyo aho ngaho byibuze ibyo bizaba bifite umurongo none se Mafi nihe ndirimbo iri kugufasha muri iyi minsi indirimbo se kabisa uvuga uti ngiye irimo iramfasha niyo ndi kwisengera Imana yanjye ibintu biba birimo neza mba numva rwose isengesho ryanjye rizamutse ni irangoma isohotse vuba ven Messiah uvuga ati ven Messiah se ujye ugafata ako kagoma komeza numve ntabwo karangira umva ndagaswe imirongo iracyari kwirodinga mu mutwe wawe kandi ngiye izajye mba nzifite mu mutwe twagiye rata ntago kazi se numve se kari kagiye kuza uracyakardana roding avuga ngo ven Messiah se don't puelo se fela ntago uragafata komeza naryoha ahubwo ndiwe oya witukuje nabyubije urashaka kubashaka gasiye one nitukuje none se we ndagutama imirongo aho kugira ngo uyisobanukirwa ukumva waryohe mu matwi gura ase Mafi muziko nike muntu wa mbere kubwiye ko uririmba neza njyewe Eza njoganike uriya mutipe ngo ni Uncle Austin n'ujye uzitera aba baby kuri Kiss FM aba ntabwo sinzi ntabwo njya mbyumva cyane ahubwo nyibwirira iyo ndirimbo ko numvishe wenda ntabwo iri mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ahubwo isobanura gute iyo ngiyo iyo ngiyo nanjye nubwo mba nayishona neza kubera kutiga neza hako wallahi iranga umugomba kumenya n'icyo isobanura igushyira mu mavuta umva amavuta asabwa y'amamesa gusa hagiye nijugunyo gashitiduka nisanze mu buto urumva kumva nizaso kandi nkumva nanjye ndi kuyikunda birenze Perisiye irangoma buriya urumva irangoma ije vuba hakurebye n'abantu ukuntu bayikunda sinjye ngenyine man sinzi n'impamvu utayikurikirana irangoma ifite amavuta gute ven ni ven wallahi nimba atari Messiah yani Messiah man akoze ibiganiro byacu ngo muyishake Messiah wallahi ukora usaka naye mundangire mumpereza ako karinki Perisiye yo nose urishaye byatari wakonje meze bite ntabwo uri kumva ikibazo afite hoya ihungabana mu nda hoya nawe umure kuko nyine Imana yakurikiye n'ubundi byose niyibikora kandi niyibigena sibyo ahubwo se Perisiye nshaka nyine kugira ngo numve nawe indirimbo yawe iri kugufasha muri iyi minsi kugira ngo byibuze n'undi muhuje ikibazo cyangwa se duhuje ikibazo nawe
ayifashishe nawe abashe kugira isengesho nyine rye mu kurizamura nyine ibe yariherekeza. rero nkunda indirimbo ya Tansiye bita aho ugejeje ukora. Yande Tansiye. Tansiye ngo yitwa aho ugejeje ukora. aho ugejeje ukora. Ukunda akahe gace k'indirimbo k'iyo ndirimbo? Yakakubwiye nyine ushaka ko nyiririmba se uririmbeho gatoya nyine kugira ngo kubera ko hari igihe wenda ubuyizi wenda nge ntayizi cyangwa se ujye kuri YouTube channel naguhaye intangiriro ubwo nkubwiye indirimbo nkubwira n'umuhanzi ntungore ibindi abantu imboga zacu nkoranyambaga zarabyoroheje. waturirimbiyeho gatoya gusa gatoya kuririmba ntabwo ari impano yanjye ntabwo njya mbishobora buri erega nimba utazi no kuririmba wanasunda. gusunda no kuvuga iki? nanjye numbaza ubwo nukuvuga ngo nimba wanze kuri ndimi z'ibishego ntabwo gemba ndi kumwe tuza sata nukuvuga ngo nimba bakubwira ati ririmba amagambo te we nimba ari ukuririmba ririmba ntabwo bakubwiye ngo uhene njyewe aya nayo wacu wiyahuye. ese Mafi iyo ndirimbo akubwiye wowe urayizi? iyo ngiyo nshobora kuba nyizimo gakeya. saho ugejeje ukora ngaho ugejeje ukora mwami mbaye nkushimiye. iyo ngiyo se we ntabwo uyizi? nuko rero niyo ngiyo ubwo nyine kuvuga ayo majambo abiri biba byamunaniye kubera bya bibazo by'iki oya buriya ikibazo cy'imba nagikurikiranye cyane. yarihebye nawe muri we si we. niko nakubwiye se siko wambwiye ariko ibintu byose numvaga byasaga nkaho nyine nawe muri wowe utizeye mukuru. okay show yabaye nukuvuga ngo Felicien ibyiwe byare ibyo ngibyo. Felicien nyine se umwumva mani yabaza nasoza ubusura kuvuga amagambo abiri mu ngoma nawe zaburaga. nta kibazo hari ukuntu umuntu nyine abadakunda kugira wenda ibisobanuro byinshi gusa wenda agatanga orientation wakora ibintu nabyo ni byiza. wakoze cyane Felicien. yes wakoze cyane Mafia. ni Mafia rero Imana ikomeze ibagire neza ikomeze yuzuze ibyifuzo by'imitima yanyu kandi rwose n'ubundi natwe tuba tugira ngo tubafashe no gusenga turusheho kuzamura nyine ibyifuzo biba biri mu rubyiruko muri rusange sibyo si mwebwe gusa n'ahandi hirya no hino twese tuba dutegereje kandi twizeye yuko Imana izagira ikintu ikundira. Bakunzi rero bacu n'ubundi twari turi kumwe n'aba basore bene data urubyiruko rwacu muri rusange batuganirije neza turizera neza yuko buri wese yagiye agira ikintu akuramo kandi ibyo twaganiriye byose tuzi neza ko harimo ibitekerezo bigiye bitandukanye byagira icyo bitumarira. So reka rero tugere n'ahandi naho turebe ukuntu bimeze n'ubundi ikiganiro cyacu kirakomeje.